Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga bakunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga ko ye ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. B, nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. C, ibyerekezo bibiri by'umuhanda. D, birabujijwe kunyuranaho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, birabujijwe kunyuranaho. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kikaba kikubuza kunyuranaho. Murabizi kunyuranaho bikorerwa he? Mu ruhande rw'ibumoso. None imodoka iri ibumoso iri mu mutuku, bivuze ko nta modoka yemerewe kujya ibumoso ngo igiye kunyuranaho. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Hari ikindi kibazo babaza ngo kino cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso ku bihe binyabiziga. Kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga byose, ariko ibyo uba wemerewe ko wanyuraho ni ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, byo uba wabinyuraho. Ariko ibindi binyabiziga byose, amakamyo, imodoka, ubujijwe kubinyuraho. Niba kikubaza nacyo uzahita ugikora. Ariko hano duhisemo D, tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Iryo tara rishyirwaho ku buhe buryo? A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. B, itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. C, ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. D, A na C ni ibisubizo by'ukuri. A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga berekana ko icyo kinyabiziga kitakodeshejwe. Ese wari wamaze guhitamo A? Ese wari wamaze kucyandika ku papuro? Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tuze tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ariko ukeneye kwiga na mudasobwa ndaza nkayikwigisha ukoresheje iyo nimero, wampamagara nkaza nkayikwigisha ukajya mu kizamini itakubera imbogamizi. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rishije.
amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ashyirwaho ku buhe buryo? Amatara abiri ashyirwa inyuma. B, amatara abiri ashyirwa imbere. C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, amatara abiri ashyirwa imbere, na C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Zino za autobisi nizo mwita ngo ni bisi zagenewe gutwara abanyeshuri, ziba zigomba gushyirwaho amatara amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Abandi bagomba kwitonda abayobozi b'ibinyabiziga bari kuza bazisanga zino autobisi, kubera ko zitwara iki? Abanyeshuri. Birashoboka ko harimo n'incuke. None ayo matara ashyirwaho ku buhe buryo? Rimwe rishyirwa imbere kugira ngo abaturutse imbere ya autobisi baze kumenya ko bagomba kwitonda, n'irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo n'abaturutse inyuma nabo bamenye ko bagomba kwitonda. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10, agomba keretse yanyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuyigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa. Ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Ibyo ntibikurikizwa ryari? Nuvuga ngo utwaye ikinyabiziga, utwaye rukururana ifite uburemere burenga toni 3.5 cyangwa se ibiro 3500. Kuvuga ngo toni 3.5 no kuvuga ngo ibiro 3500, ibyo byose ni kimwe. Murabizi toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Icyo kinyabiziga ngo gifite n'uburebure burenga metero 10, birumvikana ni rukururana. Ugomba gusiga umwanya uhagije niba uyitwaye iyo rukururana hagati yawe n'ikinyabiziga kikuri imbere kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uguhiseho ashobore kwigobeka muri uwo mwanya wasize mu gihe bibaye ngombwa adateje ibyago. Ariko bari kutubwira ngo uwo mwanya uba wawureka mu bihe bikurikira. Wawureka ryari? Mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. B, igihe ibigendera mu muhanda ari byinshi. C, mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni A, mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Niba ugeze ahantu n'ubundi bigendera mu muhanda ari byinshi, uwo mwanya wawureka. Cyangwa se n'ubundi ugeze mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, uwo mwanya wawureka. Kubera ko n'impamvu wawuretse ni ukugira ngo ibinyabiziga biguhiseho bishobore kuyigobeka. Rero niba mugeze ahantu n'ubundi kuguhitaho bitemewe, uwo mwanya wawureka. Niyo mpamvu duhisemo A. Ndizera ko usobanukiwe. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayo matara aba afite amabara asati. A, amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B, ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe inyuma batukura cyangwa se n'icunga rihishije. Muzabirebe ku binyabiziga byanyu, amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe inyuma aba atukura cyangwa se asa n'icunga rihishije. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri
ariko nta manota baguha, uba ugomba guhitamo se ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, aho banyura bazengurutse. B, cyerekana umuhanda w'ibisate bitatu. C, cyerekana ahegereye inkomane. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, aho banyura bazengurutse. Cyerekana ko ugiye kugera kuri rompo niko muhita, ariko bino byapa biburira byo uba ugomba kubibona hakiri kare. Bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Wakibona kikubwira ngo aho banyura bazengurutse, ukabanza ukagenda urwo rugendo ukabona kugera kuri iyo rompo niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Murabizi tugira amakoda n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Video irahari, subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyireba, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibi byapa biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. A, ibyapa biyobora n'ibitegeka. B, ibyapa biburira n'ibitegeka. C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. Bino byapa bibuza n'ibitegeka biba bishobora kugaragazwa ku mihanda ku buryo bumwe. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe ku mihanda. Urugero, bino byapa bibuza n'ibitegeka uzaza uri kubibona imbere yawe, ukimara kugihitaho ubone gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa kiri kugutegeka. Bitandukanye n'ibindi byapa, nk'ibyapa biburira byo bibona mbere, ukabanza ukagenda urugendo runaka ukabona kugera aho hantu bari kukuburira. Ariko bino byapa bibuza n'ibitegeka uzaza uri kubireba imbere yawe utari gukurikiza ibyo biri kukubuza cyangwa biri kugutegeka, ukimara kubitaho ubone gukurikiza ibyo biri kukubuza cyangwa se ibyo biri kugutegeka. Niyo mpamvu biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ndizera ko waramutse se, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ni feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwize bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka yaba yikoreye kose yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. A, feri y'urugendo. B, feri yo gutabara. C, feri yo guhagarara umwanya munini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A, feri y'urugendo. Nibwo bwoko bwa feri butuma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka yayikoreye kose yaba igeze ahacuramye cyangwa igeze ahaterera. Noneho feri yo gutabara ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atakirimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Niyo mpamvu ibyo bibazo bitatu ni ibibazo bababaza, babikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya. Ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ibe binyabiziga
a ibinyabiziga bigendwamo n'abana, b ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni c a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe biri kugenda iruhande rw'umuhanda cyangwa se biri kwambukiranya nk'umuhanda. Ni urugero, wenda n'ikinyabiziga niyo gihagaze iruhande rw'umuhanda hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa niba ari imodoka, kugira ngo abaza bagisanga bamenye ko kibabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Ariko nka bino binyabiziga bigendwamo n'abana na bino binyabiziga bigendwamo n'abamugaye byo mubona ko nta matara ndangaburumbare bigira, nta matara ndangacyerekezo bigira. Niyo mpamvu byo bidategetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe biri kwambukiranya umuhanda cyangwa se biri kugenda iruhande rwawo. Niyo mpamvu duhisemo rero se, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo niza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Kirangwa n'amabara asate: a ubururu, umweru n'umukara, b umukara, umweru n'umuhondo, c icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni a ubururu, umweru n'umukara. Kiriya cyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara atatu ariyo ubururu, umweru n'umukara. Murabizi biriya byapa nyongera biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu duhisemo a ubururu, umuzenguruko w'ubururu, umweru, ubuso bw'umweru n'umukara n'ibirango by'umukara. Ndizera ko waramutamo a, ndizera ko waramutse ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda, uratwandikira cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626, udubwira amasaha kunogeye ubonekaho. Nubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka tukakwigisha, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A hanyurwa mu cyerekezo kimwe, b ntihanyurwa, c umuhanda udakomeza, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni b ntihanyurwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kikaba kikubwira ko inzira gitewe mu ntangiriro cyangwa umuhanda gitewe mu ntangiriro hatanyurwa. Akenshi mwe muzabyita ngo ni sens unique, niko mubyita mu gifaransa, ariko kikaba kivuga ngo ntihanyurwa. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye ntabwo wemerewe kujyayo, ariko abariyo uzabona bari kuvayo. Ariko we kubera ko kizaba kibateye umugongo, bo ntabwo bazaba bari kukibona. Wowe ukibonye uzaba umenya ko utagomba kujyayo. Ndizera ko uramutse muri b, ndizera ko uramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira.
bikurikira ntibikurikizwa ku yaye matara: a itara ndangamubyimba, b itara ndangaburumbarare, c itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma, d a na b byose nibyo. ubwo a itara ndangamubyimba na b itara ndangaburumbarare bikaba byose ari byo, aho ni kuri d. hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. hanyuma cy'ukuri nta kindi ni se itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma. ni ukuvuga ngo ukuntu bishatse kuvuga kino kibazo, ni ukuvuga ngo amatara yo ku kinyabiziga aba agomba kuba ari abiri ateganye. niba ari amatara y'ubwoko bumwe aba agomba kuba ateganye. niba wenda ari amatara ndangambere, rimwe riba riri iburyo irindi riri ibumoso ateganye, kandi akaka ku buryo bungana, akagira ingufu zingana. ntubone itara ry'iburyo riri kumurika muri metero 150 ngo ubone iry'ibumoso riri kumurika muri metero 100. aho aba agomba kugira ingufu zingana. ariko ngo ntibikurikizwa kwa rino tara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. ririya tara ribonesha kuri plaque niko mubyita, nicyo bita icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. kuri la plaque mubona ko riba riri ukwaryo nta rindi biteganye. niyo mpamvu ridakurikiza rino tegeko. ndizera ko ramusamo rero se, ndizera ko ramusyandika ku gapapuro utari wayihisemo. ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. ikibazo cya 13 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. ibiyo bipimo hejuru y'ubutaka ariko ikinyabiziga kidapakiye: a metero 1 na santimetero 50, b metero 1 na santimetero 75, c metero 1 na santimetero 90, d metero 2 na santimetero 10. hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. hanyuma cy'ukuri nta kindi ni se metero 1 na santimetero 90 ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika ariko ikinyabiziga kitagize ute kidapakiye. kubera ko gipakiye bino bipimo bishobora kugabanuka kubera ko iyo gipakiye hari ukuntu byitsindagira. ikindi bashobora gushyira zino metero muri santimetero bagahindura ingero ntibizakugore. nibavuga ngo a santimetero 150, b santimetero 175, c santimetero 190, d santimetero 210, ntibizakugora. ikintu bawakoze cyonyine ni uguhindura ingero gusa. ikibazo cya 14 kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho ari byo mwita ngo ni ukudepasa. mu gihe ikinyabiziga cyacu bakidepashije: a tugomba kugabanya umuvuduko, b tugomba kongera umuvuduko, c tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. hanyuma cy'ukuri nta kindi ni a tugomba kugabanya umuvuduko. mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho ari byo mwita ngo ni ukudepasa, uba ugomba guhita ugabanya umuvuduko. hari igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kunyuraho ukagira ngo akwibukije ko wari uri kugenda gahoro, nawe ugahita wongeza umuvuduko. oya, ntabwo ari byo, kubera ko iyo agiye kukunyuraho aba agiye gukoresha ruriya ruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka mu kindi cyerekezo biza bibasanga. rero uba ugomba guhita ugabanya umuvuduko kugira ngo akunyureho mu gihe gito ahita agaruka iburyo adateje ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa, cyangwa se nawe ngo aguteze ibyago. ibyo byago barimo n'ibyo kubura ubuzima. niyo mpamvu muba mugomba kwitonda mugahita mugabanya umuvuduko mukareka bakabanyuraho mukabona gukomeza urugendo. ikibazo cya 15 kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni ko ari njye wayiguriye ntinemerewe kuyikoresha he: a mu biro bya leta, b mu biro bya polisi, c igihe utwaye ikinyabiziga, d ibisubizo byose ni ukuri. hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni se, igihe utwaye ikinyabiziga ntibyemewe gukoresha telefoni yawe wiguriye igihe utwaye ikinyabiziga. Umuvuduko uwo ari wo wose waba uri kugenderaho, n'aho ariho hose waba ugeze, ntiwemerewe gukoresha telefoni igihe utwaye ikinyabiziga. Mu biro bya leta, oya, mu biro bya leta hari na serivisi dusaba kandi tukabahamagara bakatwitaba. Mu biro bya polisi, murabizi niyo habaye impanuka uhamagara rimwe rimwe kabiri ukabibamenyesha kandi bakakwitaba bakanagufasha. Ariko igihe utwaye ikinyabiziga ntibyemewe gukoresha telefoni. Ndizera ko waramutse se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu n'imirongo ibiri ikoze utuntu akantu kameze nk'agakubo. Kikaba kikubwiye iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga imbere yawe? A, umuvuduko ntarengwa wemewe. B, iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. D, birabujijwe kuhinjira. Hano urabona kino cyapa gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni se, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, bakaba bakubwira ko aho hantu ugeze utemerewe kuhahagarara, waba umwanya muto cyangwa se umwanya munini. Niyo mpamvu duhisemo rero se, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye autobus iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? Ugomba gukora iki? A, gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B, gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. C, gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. D, menyesha umuyobozi wa autobus aguha inzira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Niba uri kugenda mu muhanda ukabona za autobus zino zitwara abagenzi bavamo cyangwa bajyamo, yageze hahandi bahagarara, ariko ukabona noneho yatangiye kuva aho zagenewe guhagararwamo hari muri parikingi iri kongera kwinjira mu muhanda, ntabwo ujya gutanguranwa nayo. Oya, ahubwo ugabanya umuvuduko ukareka igakomeza kugira ngo itaguteza ibyago. Ibyo byago aba arimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ugabanya umuvuduko ukareka igakomeza, nawe ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa? Ese aba yakwitwara ute? Ese aba yakora iki? A, mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda. B, mu gihe ikinyabiziga kidakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. C, mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta. D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara, kubera ko akenshi bikunda kuba ari nk'ibinyabiziga ndakumirwa. Rero niba ari ikinyabiziga ndakumirwa, ikintu cyonyine wakora ni ukugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ariko tunasomye n'ibindi bisubizo baduhaye, urabona ko wagombaga guhitamo D. Niba utaruhisemo D kabisa umenye ko unenguke. Ndizera ko aramusamo D, ndizera ko aramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga biherekereje mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeje mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Utarengeje ibe bipimo: A, utarengeje metero 50. B, utarengeje metero 100. C, utarengeje metero 150. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni a utarengeje metero 50. Niba ibinyabiziga bigiye mu butumwa byatonda umurongo urenze metero 500 z'uburebure, biba bigomba kugabanywamo amatsinda. Iryo tsinda bagabanyijemo byibura riba rigomba kuba ritonze umurongo ufite uburebure butarengeje metero 50. Nuriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma byibura ukaba metero 50. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro bitajya bikurikiza rino tegeko. Nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo nibihe binyabiziga bidakurikiza iri tegeko, uzamenye ko hari ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Byo nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500 bigenda ku murongo umwe, ntibijya bigabanywamo amatsinda. Ariko ibindi binyabiziga byose bigiye mu butumwa biba bigomba kugabanywamo amatsinda. Nibyo mwita ngo ni korutege. Iyo korutege iba igomba kuba itarengeje metero 50 z'uburebure, n'umwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma byibura ukaba metero 50. Ndizera ko aramusamo rero a ndizera ko aramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kibaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Mu ntera ingana iki nijoro igihe ijuru rikeye? A metero 200, B metero 250, C metero 300. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Zino nzira za gari ya moshi ku bantu batatembereye ziba ziriho amatara yaka urumuri rutukura. Ayo matara rero icyo aba amaze ni ukuvuga ngo zino nzira za gari ya moshi kubera ko inzira ibishobora kuba ivuye nko mu Rwanda ikize nko muri Kenya, birashoboka ko hari imihanda myinshi igenda yambukiranya zino nzira za gari ya moshi. Nk'igiye gutambuka bashyiraho hariho amatara yaka urumuri rutukura, wasanga ari kwa yakazima ari ku myatsa, ukamenya ko gari ya moshi igiye gutambuka, ugahagarara ikabanza igatambuka ukabona gukomeza urugendo rwawe, kubera ko gari ya moshi igihe isanze mu nzira irakigonga ikikomereza. Rero niyo mpamvu bashyiraho ayo matara. None hano batubwiye ngo ibyapa, kandi ntabwo bakoresha ibyapa ahubwo bakoresha iki? Amatara. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko unasobanukiwe impamvu duhisemo D, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba bari gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode urambwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.